saba muraho neza. Muraho neza. Amakuru. Imeza. Tubahaye ikaze cyane. Amen. Uyu ni nderero turi kumwe. Simon Kabera. Simon. Ubundi Simon Kabera yatangiye kuririmba ryari? Natangiye kuririmba kera ndi umwana. Yego. Ndirimba muri Sunday school kuko mama yari umuvuga butumwa. Akajya nsinduka ndura mu gitondo cyane kugira ngo nze kuririmba mu nzu y'Imana. Ariko nza guhura na Yesu muri 1995. Nibwo Yesu yangiriye neza, none ntajya gusobanukirwa kuririmbira Imana icyo ari cyo. Ubusanzwe numvaga ari bisanzwe kuba mu itorero, kuba mu idini, nkaba umunyedini, nkaba mu buryo bwose. Ariko ntasobanukiwe akamaro ko kuririmbira Imana. Mukizwa icyo gihe mwatangiye muri Sunday school, mbere yuko muba abaririmbyi ku giti cyanyu, haba hari amakorari mwaririmbyemo? Urumva naririmbye muri Sunday school, ndirimba bankunda cyane, ndirimba muri korari y'urubyiruko, nza kujya no muri korari nkuru ndi muto, nkomeza kuririmba, numva ari byiza kuririmbira Imana. Ariko essence cyangwa kumenya akamaro ko kuririmbira Imana byazi 1995. Maze gukizwa Yesu angiriye neza, none ndasobanukirwa kuririmba icyo bisobanuye, bitandukanye no kuririmba kubera ko uri mu itorero, bitandukanye no kuririmba kubera ko wabatijwe, bitandukanye no kuririmba kubera ko ufite izina rya Gikristo, ahubwo kuririmba kugira ngo Imana yahabwe icyubahiro, kandi ko Imana yaturemeye kuyihimbaza, kuyishyira hejuru, kuvuga imirimo yayo uko umuntu ashobojwe. Nk'uko Bibiliya ivuga muri Zaburi 105:3 ivuga ngo umutima wanjye himbaza Imana, ibindi mo nimuhimbaza Imana, niwe wibagirwe ibyiza Imana yagukoreye, nibabarira ibyaha byawe byose. Uhereye aho ngaho ibi impamvu yo kuririmbira Imana. Dukunda kumva cyane mbere yuko muririmba muvuga amagambo yo kubwiriza ubutumwa bwiza. Mwaba mwarigeze mukora nivuga butumwa rikoresheje kubwiriza bitanyuze mu ndirimbo? Ntabwo navuga ngo kubwiriza ubutumwa ubundi ni ibyambo buri wese. Yego. Bya no kubwira abantu buhamya ibyo Yesu akora nivuga butumwa. No kuririmba nivuga butumwa. Kuko kuririmba bituruka mu ijambo. Utasomye ijambo ry'Imana ugira igihe cyo gusenga, sinibaza ko waririmba indirimbo ikiza imitima y'abantu. Ariko kumva ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana no gusenga, ibyo bizana indirimbo. Izo ndirimbo iyo zize ubwazo arivuga butumwa. Nk'urugero nk'indirimbo ndirimba ngo umunsi yaho niyo mbonera agakiza, iryo nivuga butumwa ko muri muntu wese wizera iby'umusaraba, ko ku musaraba wa Yesu ariho twaboneye agakiza, ku musaraba wa Yesu ariho Yesu yabamba ibyaha byacu. Umuntu yumvise ayo magambo yakizwa kuko asobanukirwa yuko ibyaha bye hari uwo bibambwe ku musaraba. Simon, umuntu udukurikiye yakwibaza ngo mwatubwiye ko yatangiye kuririmba muri Ecole de Dimanche, akurira mu makorari atandukanye, ariko akavuga ngo aho ni hehe ko mutahatubwiye? Nari Bugande. Mwari muri Yes. Mwaririmbye muri korari Amahoro y'Iremera, n'ubu muracyararirimbamo? Korari Amahoro nayiririmbyemo. Mwarayibereye mbo mutoza igihe kirekire. Nza kujya kwiga, mvuyeyo ndakomeza ndaririmba, nibwo nagiye muri studio. Imana ingirira ubuntu nkora indirimbo. Izo ndirimbo nazanditse mu buryo butandukanye. Njya muri studio mu buryo budasanzwe kuko najyagamo nijoro mvuye mu kazi. Maze kuririmba izo ndirimbo zigira umumaro. Imana ikingura amarembo yagutse yo kuvuga ubutumwa, ntumirwa mu bantorera atandukanye hirya no hino mu bice bitandukanye. Ibyo byatumye ntashobora kubona umwanya wo kuba muri korari. Ariko urebye context yo muri korari ndivuga butumwa kuzana abantu muri Kristo. Context y'ibyo ntanga nayo no kuzana abantu muri Kristo. Kuba rero korari ntashobora kuboneka muri korari ariko nkavuga ubutumwa, numva ari umugisha wagutse, kwaguka mu bundi buryo kugira ngo tugere ku bantu benshi tubashekiriza Kristo. Bishobotse ko Imana yahagurutana n'izindi nkingi zikomeye bashobora kuririmbira Imana, bashobora kugera ku bantu benshi kuruta jewe bavuye muri korari runaka cyangwa ahantu runaka, byaba ari umugisha. Hari ababyumva mu buryo butandukanye ko wenda biba bisenya umurimo, ariko no kutumva ijambo ry'Imana rivuga. Kubera mushoboye muri nk'abantu 80 mushoboye babiri bashoboye kumanuka majyepfo, babiri bakamanuka amajyaruguru, abandi bakamanuka iburasirazuba, mwese mukazana umusaruro muri Kristo. Ntako bisa
ntibingana no kugenda mwese igihiriri kimwe mukamanuka hepfo nuza mu majyepfo agashyira igihe mukamanuka mu majyaruguru. So kutabyumva ibyo ni ukutumva context n'akamaro kivuga butumwa. hari abaririmbyi bazi nko kuririmba mu makorari wenda baba bitwa nk'inkingi za mwamba, usanga aribo korari zubakiyeho, bikunda gutera ikibazo iyo bavuye mu makorari niyo baba baguye ivuga butumwa nk'uko mubivuga. Korari Amahoro kugeza ubu nta kibazo wenda ya context yanyu yarayumvishe neza, uretse ko iyo tuganire nayo ituvugira ko nta kibazo kugeza ubu ngubu. Niki mwayivugaho nka korari mwabayemo, ni muyibona gute Korari Amahoro ya ADEPR? Korari Amahoro n'umugisha ku gihugu no ku itorero, kandi ntabwo navuga ngo ndi inkingi mwamba. Buriya abantu bajya bizamura ibiciro simbizi aho babikura, ariko Imana yahamagaye Simon ni nakwihamagara n'undi, kandi buri muntu afite igihe kiwe mu gihe runaka. Nk'uko n'ubundi uyu murimo hari abatubanzirije mu bawukoze, twe tukaza tukawukora, niko nta muntu kamara mu murimo w'Imana, sibyo? Ariko yo igihe nari ndimo nakoze mu mwanya wanje, n'uyu munsi mbonye indi opportunity nayo nakora ikintu nayikoresha. Kandi n'abarimo n'abakozi b'Imana, nta muntu ukiriritse burya mu murimo w'Imana. Hari igihe ubona abatera indirimbo ukavuga uti buriya bafite ijwi ryiza, ariko ashobora no kuririmba ariko ijwi rigarukira aho ngaho ku matwi yumva itagira ku Mana. So nta muntu ugitangaza, buri wese uri muri korari n'uwo agacira imbere y'Imana. Ikindi rero Korari Amahoro on my side tubanye neza, ni bene data, ni inshuti n'umuryango, niko mbyita. Kenshi tukunda kubana, arigiye haba hari n'amasengesho mfite umwanya ntaboneka. Impamvu ituma ntaboneka suko ntayikunze, suko ntayishimiye, ahubwo nuko hari opportunity amarembo Imana yakinguye yivuga butumwa mu buryo bwagutse kamashobora kugera ku bantu batandukanye, kandi ntekereza ko duhuje umugambi numva, kuko objective ya Korari Amahoro no kuvuga ubutumwa bwiza. Objective yanjye no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ibyo byose bikazanira benshi kuri Kristo. So the end, ari umuntu wigeze avuga imvugo, aravuga ngo the end justifies the means. Kugira kuri objective, iyo mwese mushobora kugira kuri objective, ntacyo bitwaye uburyo mwakoresheje. We yabivuze gutyo muri yindi context ya politiki, ariko ndavuga muri context yivuga butumwa. Icy'ingenzi nuko twese ukubura ku rusengero, umusekirite urinda imodoka abantu bari mu rusengero, uvuga ijambo ry'Imana, byose tubikorera kugira ngo Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nta numva abantu bafite ukuntu wenda bashobora kubyita ukundi kuntu, ariko jyewe mbyumva gutyo. Ikindi cya kabiri nuko turi ingingo za Kristo, kandi buri rugingo rufite akamaro mu gihe runaka. Simon, mumaze kugira indirimbo nka zingahe? Umaye ikibazo cyiza ariko kigoye gusubiza, kuko ni nyinshi. Ari zo naririmbye ku giti cyanjye, ari zo naririmbye muri korari, ari zo nari nahaye mu yandi makorari bakaziririmba. So ahubwo gikomeye umubare w'indirimbo, igikomeye nuko Imana yampaye ubuntu bwo kugira icyo nakora, kuba naririmba indirimbo igahesha abantu umugisha, niyo yaba ari imwe. Album zingahe? Album ni imwe, kandi ndatekereza gukora indi. Gusa mfite buriya abantu bate mu buryo butandukanye. Harabumva ko kuba umuntu uyu munsi asohoye indirimbo, ejo ntasohora indi, ejo muri ntasohora indi, babyumva nkaho wenda hari ikintu gikomeye kibuze. Ariko ndaguha urugero, buriya Imana ikorerana n'igihe, kandi buri kintu gifite igihe cyacu. Indirimbo turirimba zo mu gitabo zanditswe n'abantu bameze nka Simon, bameze nkawe, buzuye umwuka wera, bandika indirimbo. Ariko izo ndirimbo kiriya gitabo n'uyu munsi ziracyahesha abantu umugisha. Bibaye ko ari ukugenda guhindura, ariko kuza n'umugisha ku bantu. Izo ndirimbo tuba twarazitaye, twarafashe za none. You understand? So ikibazo cy'umubare w'indirimbo, ikibazo sizingaho umuntu abaze gusa, ikibazo sa album, ahubwo ikibazo niyo yaba ari imwe, n'iki yakoze ku mitima y'abantu. Yes. Simon Kabera, mwumva adusubiza ibisubizo byiza cyane kandi atangiramo n'ubutumwa. Simon, ubu ngubu umuntu akubajije ati ni yihe nama wagira abaririmbyi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana? Inama nagira abaririmbyi bo guhimbaza Imana, ikintu cya mbere kimwe nuko igikomeye si izina umuntu agira, ahubwo igikomeye nicyo umuntu atanga, kandi icyo umuntu atanga gihabwa nande? Umuntu agihabwa n'Imana. Uyu murimo nta muhanga uwubamo,
twese tugigira ku birenge bya Kristo. Umuntu uzaramba muri uyu murimo namubwira ibintu bibiri. Icya mbere, gusenga Imana, gusoma ijambo ry'Imana, kwicisha bugufi, gutegereza Yesu no kwirinda icyo ari cyo cyose cyabasha kumukura muri uwo murongo. So rero abagenzi banjye dukorana umurimo w'Imana, bakora indirimbo zo kuramya Imana, ni byiza kujera igihe, ni byiza kujera kumanaginga iyo success, kubera ko iyo abantu bagukomeye amashi ni byiza, biraryoha kubyumva. Ako Satani nawe akubita agatoki kandi kukashaka kwa ayo mashi uyiyumva ko ari ayawe. You understand? Kumva kuri gitangaza, kumva ko tanakwitaba telefoni za fake urumva. Ariko cyo navuga nuko uko umuntu arusha kujya hejuru niko akwiriye kucya bugufi kugira ngo Imana ihagukiwe. And that's the message kuri bene data dufatanyije umuhamagaro. Tugenda tugana ku musozo, dukunda kubabona mu bitaramo byinshi bitandukanye birimo ibikorwa by'urukundo n'ivuga butumwa ritandukanye. Hari abaririmbyi bageze ku rwego nk'urwanyu badakunze kwitabira ibitaramo by'ivuga butumwa, rimwe na rimwe bakanagora abantu bakabishyuza bakabaca amafaranga y'umurengera. Mwebwe mubigenza gute kugira ngo abantu bababone? Kutubona jewe nibaza ko ivuga butumwa ntabwo bivuze umubare w'abantu, ntabwo bivuze n'ahantu ugiye gukorera ahantu, ahubwo bivuze ngo hari umuntu n'umwe ugize amahirwe yo kubwira ubwiza bwa Kristo akubanza kumva. Ikindi ni ukuvuga ngo kuririmbira Imana, kubona abantu ushobora kubwira ngo Yesu ni mwiza, no opportunity Imana ibiduhaye. Jewe rero iyo bantumiye simbifata nkaho ndi igihangange, ndi igitangaza, ahubwo mbifata nkaho Imana ko Imana impaye amahirwe yo kugira icyo mbwira abantu, kugira neza kw'Imana. Ibyo bituma ntashobora gushyiraho kondisiyo, ahubwo nsaba Imana kugira ngo mu buryo bwo kubasha kuyikorera. Ubwo buryo bukubiyemo byinshi nari busobanure kugira ngo ntazanduranya n'abantu. Ubwo rero nsaba Imana kugira ngo mu buryo imbashishe, kandi Imana izi gutanga uburyo. Ubu turi hano imvura yaguye, ubwo ni uburyo urumva. So nizera ko igihari nuko tuba tubonye amahirwe yo gukorera Imana. So nta mpamvu yo kwiremereza kuzamura ibiro ngo uri igitangaza se Yesu akabiki. Imana ibamugisha. Dusoza icyanyuma, mu minsi yashize ADPR yasohoye itegeko ko abahanzi batazajya bemererwa gupfa kujya kuririmba mu yandi madini n'amatorero. Abahanzi batandukanye bagiye babitangaho uko ibitekerezo byabo. Ku giti cyawe wowe, iryo tegeko riramutse rikomeye kandi rigakomeza muri ADPR waryakira gute? Njyewe nk'umunyamategeko nize amategeko kandi nubaha amategeko. Itegeko rigomba kubahirizwa. Mu magambo makeya nta kindi narenzaho, buriya niba ari itegeko rigomba gushyirwa mu bikorwa. Kandi ikindi, ADPR n'umubyeyi, nibaza ko nta rwango rurimo. Sinekereza ko babikoze guhimana n'abantu hoya, ahubwo n'ababyeyi bafite impamvu zatumye babitekereza gutyo. Simon, turagushimiye. Urakoze nawe.